Reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu. Mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללמוד היום. Ese nicyo tugiye kureba? Tugiye kureba ubuzima bushya muri Kristo, uko Satani abazi ahahise hawe. Ibyo tugiye kureba. Abakunda kumbaza rero aya magambo ntangiza buri gihe nayahe. Shalom Bashem Elohim Elohei Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Ntago ari indimi mavuga, ahubwo mbagira nti mbanje kubasuza mu izina ry'Uwiteka, Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Uyu munsi rero tukaba tugiye gusoma mu gitabo nanditse amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Aya rero akaba ari amagambo nagiye mpabwa ubwo nakiraga agakiza kuva mu mwaka wa 2016 kuzamuka 17, 18, 19, 20, 21. Aya ni amagambo yose nagiye mpabwa, noneho nkayandika nza kuyashyira mu gitabo. Igitabo kirasohoka uyu munsi, akaba ari gihamya y'agakiza nakiriye, nkwereke uko Imana yikwiyeretse, ukabona uko Imana ukakumenya ugomba kubyandika. Niyo mpamvu n'abahanuzi ba kera Imana yarababwiraga ati bishyire mu gitabo mu byandike, hato muzagire gihamya yuko navuganye namwe. Kwakira agakiza rero ko mubizi mwese ntago ari inzira yoroshye cyane. Iyo uri mu buyobe, uri mu bibi, Imana ikakugirira impuhwe, ikakwiyereka nawe ukayibuka, ukayimenya, ukamenya ko ari Imana iri kuvugana nawe. Niyo mpamvu rero iyo ubonye imbaraga z'umwami Kristo zikaguha agakiza, zikakuvana mu byo wari urimo, yaba ubusinzi, yaba uburiganya, yaba ubusambanyi, yaba ubujura, yaba ubuhemu, yaba ubugome bw'indengakamere bwose waba urimo, ibi byose waba urimo, Imana ikakwiyereka, ikaguha agakiza. Icyo gihe nawe ntabwo wongera kureba inyuma. Inzoga ucukubire nazo, ubusambanyi ucukubire nabyo, ubujura, ubuhemu, ubugome bwari bwose yaba wari ufite cyangwa usanga nabwo, byose abafashe agakiza, bakira agakiza batanga ubuhamya, kuko ni ibintu ijambo ry'Imana rihita rigutanya nabyo bidashidikanywaho. Kubw'iyo mpamvu rero urumva wari muri ibyo byose, uri mu buyobe, uriho utariho. Niyo mpamvu iyo wakira agakiza, ikintu cya mbere ngiye naribaje se nabagaho cyangwa ntabwo nabagaho. Kubera iki? Kubera bwa buntu Imana ikugiriye, noneho nawe ubonye ukavuga uti reka nkurikire Imana, ndeke ibi bintu nari ndimo. Kubw'iyo mpamvu rero Satani iteka, umva ukuntu Satani akora, akoreye mu bantu, agende mu bantu. Satani iteka ahora kwibutsa ahahise hawe. Uribuka bya bindi, uribuka ibi n'ibi, uribuka n'ibi n'ibi. Ariko Satani nakwibutsa ahahise hawe, nawe uzamwibutse ejo he hazaza. Reka ngusubiriremo. Satani nakwibutsa ahahise hawe, uzamwibutse ahazaza he, ejo he hazaza, uko kurangira kwe bimeze. Kuko tuzi ko Satani Kristo nagaruka azamupfundika akamushyira mu muriro utazima ubuziraherezo. Niyo mpamvu rero Satani nawe abareba akavuga ati ibi bintu uko Imana yamwiyeretse ntago ababiyobewe, ababireba. Ariko kubera ko atafite bwa buntu Imana yamuhaye, azakomeza kujomba ibikwasi avuga ati ibuka byandiko byanimeze, dore uko ibintu byari bigenda. Nta nicyo wakoze, wowe wigaramiye, wimereye neza, utategeza n'ibintu by'imigambi ya Satani yabakoraho, ukajya kubona Satani ari gushinga igikwasi. Satani ari gushinga igikwasi. Icyo gihe nibwo ubona ko Imana ko kuri mu Mana nyamana, kuko Satani ashaka iteka kugusubiza inyuma mbere y'agakiza utaranakizwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo gakiza wahawe ufite, Satani nta gaciro abagaha, kuko nyine ahumya amaso, ntabwo ashaka kureba Imana agiye mu ijambo ry'Imana. Satani nakubwira ngo dore ejo hawe hahise, urumva yarenze agakiza, yarenze ibyo urimo, yarenze ibyo wigisha byose,
kugira ngo uzane abantu mu gakiza, uzane abantu ku Mana. Noneho Satani washaka kugira zero akoresheje ahahise, ni ukuvuga ngo nako gakiza kuri Satani ntacyo kamubwiye. Reka dusome mu ijambo ry'Imana, Abakorinto ba kabiri 5:17. Umuntu wese yari muri Kristo aba icyaremwe gishya. Iyo ugiye muri Kristo ukiga ijambo ry'Imana, uba icyaremwe gishya. Ibya kera biba byarahise. Ibyo bya kera byarahise bivanwaho n'iki? Bivanwaho no kwakira Kristo. Naho gakiza n'ijambo ry'Imana biri mu ijambo ry'Imana. Abakorinto ba kabiri 5:17. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba byarashize, dore byose biba bihindutse bishya. Ni ukuvuga wa Satani ushaka kugarura ibyo bya kera bya mbere agakiza ibiki byose, nta neza bakwifuriza. Uhita ubona umutima w'uwo muntu, uhita ubona, kubera ko Satani ntabwo akora wenyine, afite ibyo bita agents. Agents ni abambari be. Abo bambari bose bagira umubare, bakagira umubare munini. Noneho ko mu maso yabo y'ubuhume n'ubuyobe bwa Satani baba babona bafite icyo twita numbers, baba bafite umubare. Tuvuge bari nk'icumi, bakabona wowe uri wenyine, bakavuga ati tuzakwiza ibihuha, ibigambo hirya no hino, noneho tumunangura mu tumurangiza. Ariko Satani akibagirwa ko ufite ijambo, ufite n'Imana. No kuvuga Imana iri ku ruhande rwawe. Ikibikwereka nuko Satani iteka ari gutangira ibintu byo kujombana ibikwasi, agushotora kuko weho muri weho uzi icyo Imana yagushyizemo, icyo Imana yakweretse. Ntabwo usubira inyuma ujye kuganira na Satani, kuko ibyo Satani yakwiyeretseho, uko yakwiyeretse ubizi. Niyo mpamvu ugomba kwandika ibintu byose ukabishyira mu gitabo, waba ufite igitabo, waba utagifite, cyangwa ukabishyira mu ikayi ukabyandika. Noneho Satani akayicyara yazagaruka, yajomba bya bikwasi, ugahita uzana ya ntwaro yawe y'ibyo wanditse ukoresheje n'ijambo ry'Imana. Icyo gihe Satani nta na hamwe abona amenera. Mbigusubiremo rero, Abakorinto ba kabiri 5:17. Umuntu wese yari muri Kristo aba icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ni ukuvuga ngo Satani icyo agenderaho ni uko yibwira ko abantu bose batajya mu ijambo, batazi ijambo, bataryiga. Ariko Satani nakubwira cyangwa akagushotora, gikoresha ijambo mu icyanditswe. Wenda icyo gihe wenda hari igihe nawe azagera akavuga ati wava muri iyi nzira igoramye y'ubuyobe nkaza mu nzira imeze neza. Ikindi rero, ni gute uguma mu murongo w'Imana kugira ngo ukomeze nawe wirinze ngo Satani atakunangura. Wibuka ko cyane cyane muri bihe bya nyuma, nkuko mubizi, nkunda kuvuga ku bintu by'ubuhanuzi, ariko uyu munsi reka twiganire ku buzima bushya muri Kristo. Iby'ubuhanuzi tuba tubishyize hasi. Muri ino minsi ya nyuma rero, kugira ngo Satani atagukuraho ubutware cyangwa ingufu Imana yaguhaye, ugomba kuba mu ijambo. Kuko ijambo turabizi, byanze bikunze bitangiye kurisoma ukaryinjiramo buhoro buhoro, Imana igenda ikwiyereka ikoresheje Umwuka Wera n'abamarayika bakagufasha, bakakuyobora uko ugenda urisoma, uryinjiramo. Ijambo rikugira umuntu mushya, icyaremwe gishya, byanze bikunze. Ingero ni nyinshi, gihamya zirahari, zirafatika. Twebwe mbere tutarakira agakiza ntabwo twabyumvaga, ariko uyu munsi ko turi imbere yanyu tukavuga tuti ijambo ryaraduhinduye, bikaba ari ubuhamya. Satani wenyine ari we wenda wagerageza guhakana, ariko nzi ko bigaragara wese. Reka dusome hano muri Zaburi 119:9. Umuntu wese najya muri Kristo, icyo gihe ibintu byose bizaba bibaye bishya. Reka tuhasome turebe muri Zaburi 119, tujyeyo tuharebe. Zaburi 119 nayo ize yunge muri ibyo byaremwe bishya. 119:9. Hano rero iyi Zaburi igira inama urubyiruko. Urumva iyo uri mu myaka 20, 30, je nabyita urubyiruko. Ni gute rero ubuzima bwawe ubukoresha neza kugira ngo ujye mu murongo ugorokeye Imana? Reka turebe. Umusore azeza inzira ye ate?
ayejesha kwitondera nk'uko ijambo ry'Uwiteka rivuga. Ni ukuvuga ngo iyo utabizi nyine ugwa muri wa mutego wa Satani, ibishuko, ariko Imana ikakuvana. Imana ikuvanye rero ntwongera kureba inyuma. Niyo mpamvu rero nkubwira nti icyaremwe gishya uhinduka iyo winjiye mu ijambo, rigumemo, uryizirikeho ku kaboko nk'uko wabigenzaga, uryandike mu mutima wawe, uryandike mu bwenge bwawe, noneho ijambo ribe ubugingo bwawe, ijambo ribe ubuzima bwawe bwa buri munsi. Niko rero ushobora Satani. Ko iyo uri mu ijambo, ubuzima bwawe burya buri hano mu ijambo. Ubuzima tugendana, iyo ubufashe ukabishyira ku ijambo, uhita ubona ukuri. Ntabwo rero wa Satani uri hanze y'ijambo, utazi ijambo, utajya mu ijambo, utari kumwe na jambo, azaza ngo akuvanemo jambo, akuvane mu ijambo. Bishoboke? Ntibishoboka. Ko azapfundikanya ibintu hirya no hino, ejo aze yandika ibi, avuga ibi, abwira abantu ibi, ariko noneho bya bintu byose avuga, kubera ko atibuka ko wabyanditse, yaba mu gitabo, yaba aho wabyanditse hose ubifite, kagenda ureba ukuntu yivuguruza, yinyuramo, nibwo umenya ko Satani ari kumwe n'uwo muntu. Uwo muntu rero wamufasha iki? Wamufasha kumuha ijambo, uramubwira ati genda usome icyanditswe nk'iki, noneho agereranye n'ibyo arimo, ibyo avuga, ibyo amatiku arimo, nabona koko akwiriye kugarukira Imana, azagarukira Imana. Ko byanze bikunze, Kristo yaratubwiye ati uwo kubura niwe wenyine, abandi bose azabaza. Kandi Imana ntabwo ishaka ko umuntu wajya mu muriro n'umwe. Kuko iyo uri mu ijambo ry'Imana ukaritinda mukareba, utangira kubona izo nzira ebyiri. Inzira y'umuriro n'inzira y'ubugingo, byanze bikunze urabibona. Nubwo abantu bose twese duhozaho, kuko saved once it's not saved always. Kwakira agakiza rimwe ntabwo bivuga ko wakira agakiza utashobora kugata udakomeje gukurikiza inzira z'Imana. Niyo mpamvu tuguma mu ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, amanywa nijoro, kugira ngo dukomere ku cyo Imana yaduhaye, kwa kuboko uko Imana yatwiyeretse, noneho tubere abandi urumuri, tubere abantu b'Imana urumuri, kugira ngo nabo bazaze. Ntabwo uzajya gufata umuntu umushyire mu bihato yanze kumva, yanze guca bugufi ngo ashake Imana wabonye. Ntabwo Imana yakuvana ku nzoga, Imana yakuvana kuri ibyo bintu bibi byose, ibyo bita ubusambanyi, ibyo bita amayoga, ibyo bita amatabi, ibyo bita ubugomo, ubuhemu, uburiganya. Ibyo byose Imana ikuvanaho, umuntu abibone n'amaso ye, aza kubwira ngo uri mu buyobe. Uwo muntu noneho akomeze ajye muri ibyo ngibyo. Waruca urwo rubanza nawe, nimba kumva ko uwo muntu afite ukuri, ajye mu bapfumu, ajye mu barozi, agira ibiki byose, noneho wa muntu agaruka kubwire ngo ni wewe uri mu buyobe, ugomba guca bugufi ukava muri iyo Mana urimo, ukagaruka noneho nkagukoresha ibyo Satani ashaka kumukoresha. Urumva ko ibyo bintu ni ibintu nawe wumva ukavuga uti nk'uyu muntu kuki ari mu bintu bya Satani, azi Imana yanga urunuka, ko nta musinzi uzajya mu ijuru, nta muntu ujya mu bapfumu uzajya mu ijuru, nta muntu ujya mu bibi byose uzajya mu ijuru. Ibyo ni ibintu byanditse muri Bibiliya, ubirebe, buri wese arabizi. Ariko noneho umuntu akaza akakubwira ngo wewe umurongo w'Imana wafashe ni mubi, ureke, ugaruke, uze mu mayoga, ugaruke, ujye muri ibyo bibi byose, noneho kugira ngo duhuze urugwiro, ube umwe natwe. Mbwira, andikamo nawe mbwira uti uwo muntu afite ukuri. Nusanga afite ukuri, noneho ndamenya ko agakiza nta gaciro gafite. Reka turebe rero. Iyo umuntu rero akomeje kurwanya Imana gutyo, abona ibitangaza, abona uko Imana yakoze, uko Imana yakoze ihindura abantu. Tuvuge ubonye Imana, mbonye Imana iraguhinduye, imaze kuguhindura, ariko baravuga ninde se utahinduka, ninde se utareka inzoga, ninde se utareka ubusambanyi, ninde se utareka kujya mu bapfumu, ninde se utabireka, ninde se utabireka. Ngaho bireke nye, bireke ndebe, cyangwa ubwire nabo bandi babijyamo, babireke turebe ko babivamo. Niba babivuyemo bakabaho gusa badakoresheje ijambo ry'Imana, cyangwa se atari Imana ibikoze, icyo gihe nzamenya ko ufite ukuri. Reka turebe rero uko urwanya Imana ikwiyereka, niko ugenda wijyana mu cyaha, kubera ko Imana iri gukora ibitangaza kuri uruhande, nawe kugenda uyirwanya. Uko uyirwanya ntabwo uyegera, ugenda wigirayo. Ni ukuvuga ngo bya bitangaza Imana yakoze igakorera muri muntu, imwiyereka cyangwa se ihindura ubuzima bwe, ikoresheje ijambo ry'Imana, ukabibona n'isi yose ikabibona igatinya. Kuko iyi isi yose ibonye ibitangaza Imana yakoze, isi irahunga.
kubera bya bigambo bavuze ibyo byose ibyo bashyize hanze birabagaruka nyine. Nuvuga ngo igihe kiragera cya gihe kigeze gitangira bari kugagambane none bakibagirwa yuko igihe kizageraho. Time makes sense with time. None cya gihe kikazageraho nyine kikerekana ibintu kuko nta cyakorewe ahatabona kitazajya hagaragara. Niyo mpamvu ubona abantu bisubiramo bakarwana kubera iki? Kubera ko wenda bahuriye mu bapfumu cyangwa se kubera ko bahuriye mu mayoga cyangwa se kubera ko bahuriye mu busambanyi ahantu bafatiwe. Ibyo bintu byose imyaka n'imyaka ishize byose nta kintu, nta nzoga, nta kintu na kimwe warakijwe weho ukoza mu kanwa cyangwa se ukoza mu maso yawe. Ko ijambo ratubwira ngo nujya gucumura ukabona amaso yawe atuma ucumura, amatwi cyangwa umunwa bikuremo. Ibyo bintu rero bimaze kubimenya byandi bya kera biba byarahise. Aricyo cya kigishwa dusubiraho tuvuga tuti Abakorinto ba 2:5-17, umuntu wese yari muri Kristo abicyaremwe gishya, ibya kera babishize dore byose biba bihindutse bishya. Ugomba kwiga iryo banga. Amaso niba yatuma ureba umugore wundi cyangwa wareba umukobwa, bivaneho. Kuyavanaho umunwa wukate nimba ujya kuvuga amateshwa, uvuga abantu, uvuga kwinjira mu buzima bw'abantu, ukavuga abantu hirya no hino, ugasanga uravuga ngo kanaka. No, umuntu najya kukubwira undi, njyewe niryo tegeko ngenderaho, ntabwo uzazumbwire ngo kanaka ngo dore uko ameze byose. No, nzakubwira ni muze muri babiri, numve version yuyu, numve na version yawe. Nicyo kintu umuntu w'Imana agomba gukora. Umuntu w'Imana azana version ebyiri, ntabwo umva version. Numva version imwe uzamenye kuri wa Satani, ugomba kuri wa Satani. Wumvize version imwe ufata umwanzuro uravuga bya bintu bizo. No, wa muntu wundi bari kuvuga ibyo bintu kuko utamuzanye, noneho ngo nawe wumva uruhande rwe, weho ube noneho nabyita umucamanza cyangwa se urwo rubanza utabogamye, urubanza rutabogamye. Ibyo bintu babishobora, ndabizi ko bidashoboka. Niyo mpamvu wa muntu azi ko azagenda akabwira amahanga yose n'isi yose wa muntu ni mubi, wa muntu ni mubi. Buryo umuntu nakubwira ngo umuntu ni mubi, icyo kintu kitakikwereka ko ari ikimenyetso. Byibaze, ni mubi gute kuri kumuvuga ngo ni mubi adahari? Muzane nauze none umuvuga uti uyu muntu ni mubi, muri kumwe amaso ku maso, atari kugenda ubwira umuntu ngo wa muntu ni mubi mwanga. Umuntu naramuka akubwiye bigusubiremo ngo kanaka ni mubi, uwo kanaka adahari, uzamenye ko umuntu ubikubwira niwe mubi ahubwo. Ibyo ni hame navuze. Nafashe ko nta muntu ushobora kuza kumubwira, nta abantu bambwira ngo kanaka ni mubi kuko barabizi ko nta ushobora kubyumva. Ko nimba ushaka kugendera mu kuri, ugendera mu kuri 100% ataravuga ngo urafata uruhande. Nimba ufashe uruhande rero nawe uri mubi ahubwo uri dangerous, uri mubi kurusha wa muntu ukubwira ngo ibintu ni bibi. Umuntu niba kubwira ngo umuntu ni mubi ukabiceceka, ntubwire uwo muntu ngazi uzane n'uwo muntu noneho byemezwe. Nuko wewe wabyakiriye uri mubi kurusha wundi wabikubwiye. Niko nabikubwira. Niyo mpamvu rero dusubira mu Migani 14:12. Hariho inzira itunganiye amaso ya muntu, bakicara kuvuga bati bya bintu ni byiza, dore uko bimeze, dore ukuntu tugiye kumurangiza, turi benshi dufite umubare. Akenshi bagendera ku mubare, bakavuga wenda ngo ababiri bishe umwe, bakaza ari 5, bakaza ari 7, bakaza ari 10, noneho bakavuga tuzamurangiza. Ariko bakibagirwa ko hari Imana n'ijambo. Imana niyo mpamvu ugomba kwiga ijambo ry'Imana ukaryandika ku mutima wawe no mu bwenge bwawe, noneho ukaba ufite n'ibihamya ibyo wagiye wandika. Nk'ibyo byose nagiye nandika amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijwe no kwizera. Nakira agakiza byose narabyanditse mbifite hano. Niyo mpamvu rero nta muntu ushobora kuzana iteshwa cyangwa ngo amagambo ngavuga ibintu ko byose hano mu gitabo cy'amapaje arenga 100 byose birimo. Icyo wazana cyose ibyahise hahise. Niyo mpamvu niko ushobora Satani iteka azakwibutsa hahise hawe, nawe uzamwibutse ejo he hazaza. Dusuye kuri yakishwa rero, hari inzira itunganiye amaso ya muntu, barareba bakavuga bati imeze neza, ariko iherezo ryayo ni inzira y'urupfu, kuko bashaka guhinyuza Imana. Ibyo yakoze, ariko noneho bagasanga Imana yabatanze imbere. Bashaka kugenda kubihiteka, ariko bagasanga Imana niyo iri imbere n'igihe ibiri imbere yabyo. Satani rero, jewe nabwira abantu nk'umuntu wumva ari mu buyobe cyangwa yagiye muri ibyo bintu mvuze haruguru,
kujya kugambana, kuvuga umuntu naza kubwira umuntu ngo ni mubi uzahita umufatira ngo umubwire ati ahubwo wa muntu uri kuvuga ni arihe, muzane noneho umuvuge turi kumwe twese turi batatu. Uwo muntu ntabwo azabikora kubera ko azi ko azaba afite ibinyoma ari guhimba, ashaka guhimba. Nkakubwira nti rero wowe twabanye, nimba wumva ubutumwa bukubyuye bukanguye, kandaho like abantu bava mu matiku, bukwire ku bantu bose, abantu bava mu matiku, bava mu mashyari, bava mu rwangano. Niba umuntu agiriwe ineza n'Imana ikamuha agakiza, gafasha abatishoboye, kandi abatishoboye we wita batindi cyangwa bitaga abantu b'abagome, ahubwo niwe mugome, niwe mutindi, ko umutindi ni ku mutima. Umutindi ntabwo ari amaso, ibyo amaso abona. Ijambo riratubwira mu byanditswe ibyahishuwe 2:9, ibyahishuwe 3:9. Ndabizi neza ko bavuga ngo umukene mu mibaro yawe y'ubukene, ariko uri umukire. Kuko abo bose bavuga ngo umukene niyo batindi, niyo bagome, nibo babi, ni amasinagoge ya Satani gusa, ni inzu za Satani. Nicyo kikwereka ko agakiza byanze bikunze kari hejuru ya byose. Ijambo ry'Imana iyo rizi, ntabwo Satani ashobora kugira ikintu akunyeganyizaho na kimwe. Umunsi rero akaba n'amagambo nanditse, amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Uko nakijijwe n'ukwizera agakiza nakavanye ndahazi. Amagambo wavuga nyuma y'imyaka 5, nyuma y'imyaka hafi 9, 10 umuntu yakira agakiza, ibyavugwaga byose, yaba biri mu gitabo, yaba biri mu nyandiko, ahantu byanditswe byose birahari, ahantu byagiye, kuko iteka Imana byose biguteguza, kuko ibizi ko Satani atazarekera aho ngaho, azaza no mu bihe bizaza bya nyuma. Niyo mpamvu Imana imbwira nyamara ibi bintu byandike. Najyaga mbyandika Imana ibi bintu kubyandika byose nkabyandika mukirasa. Hari igihe kigera kuvuga ati ndabyandikira iki, ariko Imana kuko ari Imana, ihora ari Imana, ibizi ko nyuma Satani azagaruka ashaka kuzana ibindi biri ku ruhande. Gihamya amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe, uko nakijijwe n'ukwizera. Nkaba mbashimira abo twabanye, ntabwo ari ubuhanuzi gusa bw'iminsi ya nyuma mbabwira cyangwa bitabavanye muri Bibiliya. Ndashaka ko nibishoboka mu cyumweru gitaha tuzajya live, ndumva zaza live, mwitegure. Hazaba ari nko masaha ya ryari, yaba saa 8 zaho ngaho mu Rwanda cyane cyane, cyangwa saa 9. Nzaza live kugira menyane namwe, tumenyane, kuko urabona kuva mwaza kwicano ijambo ry'umwimerere, uko munyote ukuri ko mugushakisha umunsi ku munsi, ntabwo turagana ngo mumenye uwundi we. Yaba ari ahisange, yaba ari uyu munsi yanjye, yaba ari ejo hanjye, byose ngewe nta kintu nzabahisha, kuko nzi uko nakira agakiza. Nzi uwampaye agakiza uwo ari we, nzi ukuboko nabonye nkakumenya. Benshi wenda hari n'abavugira wenda amakingo avuga ati ntabwo nemera Imana, ngo ntabwo nemera Bibiliya. No, mvuze video ntawe ushobora kubyumva, ariko turi live nkakubwira impamvu, nkakubwira uko nsoma Bibiliya, nkakubwira uko nayimenye, nkakubwira uko nyumva, nkakubwira uko nyikurikira, nkakubwira ibirimo, nkakubwira amateka ya Bibiliya, nkakubwira uko yaje, nkakubwira uko bayizimo imirongo, nkakubwira uko bavanyemo ibitabo, nkakubwira byose. Noneho uzatuza uvuga ati wa muntu burya ntabwo arwanya Bibiliya. Njye ntabwo arwanya Bibiliya, icyo ndwanya gusa nibyo bayikoreye. Urabyumva? Ijambo ry'Imana, iyo hataba Bibiliya, ijambo ry'Imana, ntabwo mba ndi imbere yawe nkubwira ubwiza bw'Imana. Akaba yo mpamvu rero nshimangira ko ngewe ntabwo ndwanya Bibiliya, ntabwo ndwanya ijambo ry'Imana, ndwanya ibyo bayikoreye. Ukuri baduhishe niko ngewe dushaka kugarura, kuko byanze bikunze ijambo ry'Imana rivuga ko muri iyo minsi ya nyuma ukuri kuzongera kugaruka, none abantu bakava mu buyobe. Nongere nkubwire nti rero wowe twabanye, wongera ukandeho like. Abakomeje kwiyandikisha ndabashimiye mbikuye ku mutima, nawe utayandikisha subscribe, maze uze ku ijambo ry'umwimerere, ahadakozwa amatiku n'inzangano cyangwa urwango, kuko ari ijambo ry'ukuri. Kuko numenya ukuri kuzabohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda haba, tov meyod.